kandi imfura nzima n'isubira ku izina rya se. Nagira ngo rero ubukeze muri iki gitaramo uze kugira ijuru hanyuma wakire urungano rwawe. Gahora n'Imana. Mu mabwiriza abandi bo ubwo namwe mu butaha uze gutambuka hanyuma hanyuma igitaramo gikomeze. Yego nasanze banjye nabo abanyasenge bakimusinga mu bisabye, ariko uwo murimo rwose bawusoje kandi bawunogereje neza. Akaba rero agiye kuza muri ya ngendo ya gikobwa, muraza kwihanganira intambuko ye, ariko rwose ari bugufi cyane biharaza. Nagira ngo rero amaze kubona ko rero yaragiwe n'abana yabereye na wabo ndetse nawe nyirasenge n'abana yatoje neza imico myiza y'igikobwa, akabatoza uburere, akabatoza kandi n'indangagaciro zibereye umwari musaza we. Nagira ngo rero umugaraza aze kuza koroshya umurishyo, hanyuma data mwiza uyu mushiki wanjye nagira ngo rero nawe mugushyikirize hanyuma umugezeho ubutumwa wamuteguriye. Ngira ngo rero bigeze aha ngaha burya umukenyero wahuye n'umwitero mwakagira inama muze kubaha amashyi kandi nkagukunda urukundo rusezereye. Ati nagira ngo ku munsi nk'uyu nguyu nze kukwambika impeta y'urukundo. Ati niwe mukobwa natoranyije muri miliyoni 8 ndetse na miliyari zigize isi moto ndetse agacana inguruti. Iyo ikaba ari impeta agabanya aha ngaha muri iki gitaramo. Ati mumurebe neza uwo nkunda kandi uwo mpora nkunda. None tugize amahirwe n'umugisha yuko ufiturize kandi ibirori byacu twatangiye na n'ubu bikaba bigikomeje. Niyo mpamvu tubwiginze kugira ngo nanone ukomezanye natwe ubane natwe ibirori byose tuza gukora, imisango ndetse n'ibindi bikorwa byose bize kuba bigengwa nawe. Ibyo byose rero tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Niba Imana Data ku izina ry'Imana Data. Murakoze cyane. Nagira ngo rero gusaba abagenzi baze kugana hariya, abashinzwe kubafasha nabo baze kuba hafi kugira ngo byose bize kugenda neza nk'uko babiteguye. Abatari we ndaza kubarebera ndababwira ibiri gukorerwa hariya. Hanyuma rero nibona batakazi n'ubufatanye n'ubundi bufatanye nabo baze gukoresha urutambi kugira ngo baze kudufasha kugabura neza uyu mutsima. Ibyo ntabwo bigiti. Hanyuma abana nabo nibaza kubishima ndaza kumva ikiganza n'abakiri impundu. Urutyo rero umwongere rwose ntacyo bitwaye. Undi mugore akunda guteteshwa rwose. Umwongere rwose mwongere ntacyo bitwaye. Umwanzi ubangara akabazo ziri muri salo urabona abahaye amashyi bo kagira inama, ariko amashyi masabana agatega igare rwose. Hanyuma nimwicare muce akabonyi, hanyuma natwe tuze kubataramira. Ye mwiza rero uyu ni wa mwanya agira ngo uze kwakira umusaza w'urungano rwawe azavuye mu nyana kandi ashonje. Ukwezi kumuzana mwiza urutyo rero ntabwo uze kumenyera kuri ako gatsimuzo yaboneka muri kazamu